kumva ntuyumvire bizatuma bikuzanira ingorane. Gitabo cya mbere ibice 13 biratubwira umuhanuzi w'Ibuyuda, ni umuhanuzi wavugiraga Imana nayo ikamutuma. Umunsi umwe ngo Imana iramutuma uwo muhanuzi, iramubwira ngo Yerobowamu afite ku gicanira ahantu bitaga i Beteli. Ambwa ati mbonye agasuzugura Yerobowamu yashizeho abatambyi, yubatse ikigirwamana, n'ukuntu namuhaye isezerano ryo ko azaba umwami, none yasimbuje ikigirwamana cyubakiye ingoro. Uwo muhanuzi w'Ibuyuda Imana iramubwira ngo manuka ujyayo, nugerayo uragera kuri icyo gicaniro Yerobowamu yubatse, ndetse nugera icyo gicaniro ugitunye akaboko kirasaduka. Yerobowamu arahava kwemeye ko ari njye wagutumye, kandi ngo ubwo ugiye inzira umanuka mu Beteli ntaba ari unyura mutaha. Ikindi kandi ntagire uguha ibyo kurya, nturire mu nzira. Bibiri tubwira ijambo rikomeye. Umuhanuzi aramanuka ageze i Beteli koko asanga uko Uwiteka yamubwiye ariko bimeze. Sanga igicaniro kirahari, asanga ingoro irahari, sanga abatambyi barahari, ariko Yerobowamu nawe ngo arahahagaze. Umuhanuzi w'Ibuyuda aramubwira ngo ibi ngibi wakoze, yari yaguhaye ubwami abukuye mu nzu kwa Salomo, abukuye kwa Rehobowamu, yagira ngo uzaba waramubangikanyije imiryango 10 yose yari yaraguhaye, none n'icyo umwituye kumubangika n'ibigirwamana. Uwiteka ngo yamubwiye ngo igitunga akaboko gisaduke, ngo akigitunga akaboko igicaniro kirasaduka, ivuri risesa. Yerobowamu ahita amenya neza ko ari Imana yamutumye, ariko Yerobowamu ngo aravuga akimutunga ukuboko ngo bamufate. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bavandimwe nshuti namwe kandi abakunzi b'iyi soko y'Abizera TV, abayireba cyangwa bazayireba, mboneho kubanja kubasuhuza. Njyewe amazina yanjye nitwa Pastor Nzeyimana Joseph, nejejwe no kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ariko mbere yo kugira ibyo tuvuga, reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi butuma tudashiraho. Ni we kandi waremye abantu bashyira mu isi, kandi ugira ikintu gikomeye cyane cy'umushinga. Ubwo bari bamaze kwanduzwa n'icyo bita Satani, ariko wakoze ikindi gikomeye cyane, utanga umwana wa Yesu Kristo, wemera ko abambwa barabamburwa, babaye barababarirwa, bamusobekeneje amaguru, basobanukirwa izina ryawe. Na n'uyu munsi niyo mpamvu tuvuga nta kizinga dufite, tuba tuzi ko iryo zina twizeye ari ryo ryadukuye mu bubata bw'ibyaha. Bitewe niyo mpamvu fasha bene data nanyu ufashe buri umwe wese mu ruhande rwe, uwumvira ijambo tugiye kuganira zarisesenguza imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo rigiraho uri mukura nawe uri mushyira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshatse kuganira namwe ijambo rimwe turi buganire, ni ijambo rivuga ngo kumva ntiwumvire bitera ingorane. Impamvu iri jambo ngira ngo turiganire n'ababyumva, bimaze kugaragara ko abantu benshi mwumvisha ijambo ry'Imana. Abenshi mujya mu kiliziya, abandi mujya mu nsengero, abandi bajya mu musigiti, abandi muryumva ku maradiyo, abandi noneho byageze no ku macano no ku mateleviziyo. Ijambo ry'Imana muraryumva, muranaryigisha, namwe ubwanyu murabwiriza n'ahandi. Ariko nge nzanye cyane kugira ngo tuganire mu magambo make, mbabwire ngo kumva ntiwumvire bizana ingorane, bitera ingorane. Iryo jambo uzarisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 15 n'umurongo wa 22. N'umurongo uvuga ngo Samweli arabasubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo ya tarafumu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Imana ituganze cyane. Iri jambo ryabwiwe Sawuli. Sawuli ni umwami wari warahawe Abisiraheli ngo abayobora, kandi ubwo bwabo bwari baramenyereye kuyoborwa n'Imana. Imana irabishimira, ariko ngo baranga igihe kimwe, baravuga ngo bakeneye kuba nk'abandi mahanga, nabo bakeneye umwami. Ngo Imana ibaha witwa Sawuli. Sawuli nawe ngo aba mu ruhande rw'Imana, ngo mu gihe kigereza akaza amubwira ko izamufasha, izamuyobora, azayigisha inama. Ariko igihe kigeze biba ingorane zikomeye, arumva ariko kumvira biramunanira. Niyo mpamvu narinje nkubwira ngo uri uwo ari we wese, ariko ndagusaba kugira ngo yaba ari Imana, yaba ari abo mu bana, yaba ari na leta, ndagira ngo nkubwire ngo wumve ikindi wumvire. Sawuli yakoze ikosa rikomeye, ngo umunsi umwe Abameleki bateye Abisiraheli ngo barabatangira, bababuza kwiyomokera.
ariko ngo Imana ibwira Sawuli iramuga ati aho bigereye rero ndagira ngo uteranye ingabo ugende urimbura abameleki ntagire icyo urokora kandi ubemerere bumwe wese mu ruhande rwe umwereke ko ububasha naguhaye ubasha kumutsikamira ku mpamvu z'ibyo yavugiyemo byo gutsikamira nabo Abisirayeli babuza gutambuka. Sawuli arabyumva. Samweli yaramushyiriye ubutumwa maze ngo aramubwira ngo kandi ni Uwiteka yambwiye nubikora neza ngo muzabana amahoro kuri iyi ngoma yaguhaye. Sawuli arabyumva ariko ntiyabyumvira, ngo atora ingabo zijya kugira gute kurwana n'abameleki. Agezeho ngo abonye inka zihari, abonye intama zihari, ngo atangira kurokora kandi atari Uwiteka yamubwiye, ngo ibitafite umumaro aba ari byo yica, ndetse ngo arokora n'uwitwa Gagi umwami. Imana irababara cyane ko Sawuli yumvise kumvira biramunanira, ngo byatumye ngo Imana ituma Samweli iramubwira ngo ndababajwe n'icyatumye nimika Sawuli, imubwira ibyo yakoze katayumviye. Mu gitondo Samweli ngo azinduka karajya kumureba, akimubona ese ni amahoro? Sawuli ngo ni amahoro. Iyo urugendo wari rwagiyemo rwabaye amahoro, Uwiteka ari yandegetse niko nabikoze kandi abeshya atumviye. Nayingize nkubwire ngo nawe wirinde kubeshya abahanuzi. Umuhanuzi ashobora kukubwira ikintu icyo Imana yamubwiye, n'icyo ufite n'icyo utekereza Imana irakimwereka. Hari abantu benshi rero muryarya mukabwirwa iby'Imana ibashaka undi mubikore, mukibwira ngo muri kuryarya abahanuzi muba muri kwishuka. Buryaga nubwo yakwihoreye ariko Imana iragaruka ikanamubwira ko wabyumvise ntiwanabikora ntiwanabishyira mu bikorwa. Bamwe murahari, bamwe muragaragara, ariko igihe kimwe uwitwa Samweli aramubwira ati kumbwira kurambwira ngo ni amahoro, urambwira ngo ibyo Uwiteka yakubwiye n'ibyo wakoze aturabeshya. Ati n'uyu mwanya mpagaze ahangaha nge ndikumva gutamatama, ndikumva guhorera kw'inka biri kuza mu matwi yanjye, ibyo biraturuka hehe? Bituma Sawuli aramwara, ahita amenya ko n'ubundi Samweli yabimenye nk'umuhanuzi, ngo byatumye yiregura ibidafaditse. Abakristo abantu muri imisi ya none muri kwiregura ibidafaditse. Imana yabategetse kureka ibyaha, Imana yabategetse kurimbura iyo kamere muri mwebwe, ahubwo na n'uyu munsi ngaho mwakabiretse, ahubwo muri kwitwaza. Umuntu yakubwira ngo ihane ubujura, ihane ubusambanyi, ihane ubwo rugomo n'uburozi, ugucisha inzara byihane, ahubwo ukamugisha impaka ngo ntango ndi mu mubiri nta kuni nabigenza. Nuko Sawuli nawe yavuze ngo ntabwo ari nge wabirokoye, ahubwo ni ingabo twajyanye ngo babirokoreye kugira ngo bazabitambirire Uwiteka ibitambo. Iryo jambo niryo rya Samweli yasubiyemo aramubwira ngo uramenye ntabwo Uwiteka yishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye. Bimuviramo ingorane zikomeye nizo nakubwiraga. Aramubwira ngo ubwo wanze kumva, ubwo wanze gukurwa kwijima, Uwiteka nawe agukuye ku ngoma. Imana ikubabarire cyane nawe, kandi wowe ndi kuvugana nawe ikubabarire. Sawuli yarapfuye ariko ni wowe usigaye. Imana yakubwiye ko warimbura, wese uravuga ibyo urimbura n'ibiki ndabikubwira. Ijambo ry'Imana rihora rikubwira ngo wihane. Bibiliya yatubwiye ijambo rikomeye, uzabisome. N'urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya 5 muhere ku murongo wa 19. Paulo abwira Abagalatiya arabwira ati dore imirimo ya kamere iragaragara niyi, iyo mukwiye kurimbura, iyo mukwiye kureka gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Paulo arabwira ati ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, abakora ibisa bityo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Muri iyi minsi ya none abantu benshi mu materaniro, mu biterane, ndetse n'abandi namwe ubwanyu mugira n'amasengesho y'imisi 2, mukagira nayo muterera imisozi, mukagira naho mujya, haba za Kibeho, haba mu makonseri, haba hehe aho bakoresheje n'imisi mikuru n'amarayiki yose mujyayo. Aba ariko ikibazo kurimbura ibyo Uwiteka yakubwiye ngo umukristo bikakunanira. Bene data umve, ndaza kukubwira ngo hari ijambo rimwe rikomeye. Uzasoma igitabo cy'Abami ibice cya mbere cy'Abami ibice 13. Nshatse kukubwira ngo uruwa wese Imana si kireba. Ubu Kristo uvuga Imana si kireba. Impano waba ufite Imana si kireba. Kumva ntuyumvire bizatuma bikuzanira ingorane. Gitabo cya mbere ibice 13 biratubwira umuhanuzi w'Ibuyuda. Ni umuhanuzi wavugiraga Imana, wemereraga Imana nayo ikamutuma. Umunsi umwe ngo Imana iramutuma uwo muhanuzi, iramubwira ngo mbonye agasuzuguro Yerobowamu afite ku gicanira ahantu bitaga i Beteli. Avuga ati mbonye agasuzuguro Yerobowamu yashizeho abatambyi, yubatse ikibigirwamana, ano kuntu namuhaye isezerano ryo ko azaba umwami, none yasimbuje
ikigirwamana cyubakiye ingoro. Uwo muhanuzi w'Ubuyuda Imana iramubwira ngo manuka ujyeyo, nugerayo uragera kuri icyo gicaniro Yerobowamu yubatse, ndetse nugera ndaguha ikimenyetso, icyo gicaniro ugitunge akaboko kirasaduka. Yerobowamu arahava kwemeye ko ari njye wagutumye, kandi ndagira ngo nkubwire ngo ubwo ugiye inzira umanuka mu Beteli ntaba ari unyura mutaha. Ikindi kandi ntagire uguha ibyo kurya, ntagire n'uguha ibyo kunywa, nturire mu nzira. Bibiliya itubwira ijambo rikomeye cyane. Umuhanuzi aramanuka ageze Beteli, koko asanga uko Uwiteka yamubwiye ariko bimeze. Asanga igicaniro kirahari, asanga ingoro irahari, asanga abatambyi barahari, ariko Yerobowamu nawe ngo araha ahagaze. Umuhanuzi w'Ubuyuda aramubwira ngo ibi ngibi wakoze Uwiteka ntiyabishimye. Yari yaguhaye ubwami abukuye mu nzu kwa Salomo, abukuye kwa Rehobowamu, yagira ngo uzamwumvira, none waramubangikanyije imiryango 10 yose yari yaraguhaye, none n'icyo umwituye kumubangikanya n'ibigirwamana. Uwiteka ngo yamubwiye ngo iki gicaniro ngo nze kigitunga akaboko gisaduke, ngo akigitunga akaboko igicaniro kirasaduka, ivu ririsesa, maze ngo Yerobowamu ahita amenya neza ko ari Imana yamutumye. Ariko Yerobowamu ngo aravuga ngo nibamufate, akimutunga ukuboko ngo bamufate. Ukuboko kwa Yerobowamu kuranyunyuka guhinduka nka anteni y'iradiyo, maze Yerobowamu ngo ubwoba buramwica, ahita amenya neza ko wa muhanuzi ari uw'Imana koko. Aramubwira ati umve rero mbabarira, maze kumenya uwo uriwe, ahubwo nsabira Imana imbabazi ukuboko kwanjye kongere gusubirane. Umuhanuzi aravuga ati ngaho ni gusubirane. Ngo Imana iramwumvira, ukuboko kwa Yerobowamu kurongera kurasubirana, yumva ukuboko kuragarutse. Nicyo cyatumye avuga ati yemwe hano hantu twakinaga n'ibyo tutazi, burya abahanuzi bararutana. Maze ngo muri uwo mudugudu hari umuhanuzi w'umusaza, ngo abahungu be bari baraho baranyaruka bajya kubwira se, baravuga ati niko muze mwagaza mutubwira ngo muri abahanuzi, tubonye umuhanuzi wavuye Ubuyuda, uzi ko na cya gicaniro gisadutsemo, ndetse na Yerobowamu yaramutunze akaboko gahinduka nka antene ya radiyo karanyunyuka, ariko amusabye imbabazi tuhari, amusabye imbabazi duhari muze. Atakimusaba imbabazi hangiye amusaba imbabazi kumana akaboko nziza ari kazima. Wa muhanuzi w'umusaza baraje, yongeza aha ndavuga ngo hari abahanuzi b'abasaza no muri iyi minsi ya none, ugasanga abantu nk'abo bagakorera Imana ahubwo bari gukorera abantu. Nari umunsi uri gusangamwe abahanuzi b'abasaza bakigenda ngo ngewe nihanye kera muri za 60, nihanye muri za 70, nihanye muri za 90. Uwo muntu ari muri za ngo yihanye kera, ahubwo arimo agira gute, aravuga iby'abasaza akayobya abantu. Ugasanga abantu arahanura, ugasanga umuntu ngo ni umwarimu, ugasanga umuntu ngo ni umupasitoro, ugasanga umuntu ngo ni umupadiri, ugasanga umuntu ngo abo ni abahanuzi b'abasaza bakora ibyaha, agakora ibyaha kandi afite inshingano yemereye Imana. Abo nibo bita abahanuzi b'abasaza. Umuhanuzi w'umusaza arazamuka ngo agere ko ashyira amategeko ku ndogobe, abwira abahungu ati ni munsanganisha uwo muhanuzi mbanze murebe, uwo watumwe n'Imana mbanze murebe. Ndi ku ijambo rivuga ngo kumva ntiwumvire bizana ingorane. Iby'Imana yavuganye nawe urabizi, iby'abahanuzi bakubwiye urabizi, nawe ubwawe ibyo wemereye Imana urabizi, waba waranabirose Imana ikabikubwira urabizi, ariko ibyo yakubwiye ubihagazemo neza nk'uko wabikubwiye. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo ageze imbere y'uwo muhanuzi wavuye Ubuyuda, aramubwira ngo nanjye ndi umuhanuzi mugenzi wawe, none rero nubwo utansanze ahangaha kuri iki gicaniro, abana bambwiye ko hari iby'Imana igukoresheje hari imbere ya Yerobowamu, none ndagira ngo uze nkugaburire, uze tuganire, uze unyuri wanje. Nakubwiye mbere ngo uwo mugabo, nakubwiye mbere ngo uwo muhanuzi Imana yari yaramubujije ko atagomba kugira hajya, nta cyari bunye, nta n'icyari bunywe, ntace no mu nzira agira gute yari yanyuzemo, ariko abirengaho kandi yari yavuganye n'Imana. Mvuze wowe, reka ni wowe ndi kubwira, we turebana, wowe uri kunyumva niwe ndi kubwira. Hari iby'Imana yigeze ivugana nawe, none ubu ngubu ntubihagazemo, ahubwo uri kwirirwa wisengesha. Aho ugeze hose ni mu nsengero, ndapfuye ni mu nsengero, nyabuna abakozi b'Imana ni mu nsengero, aho muhanuzi ari uri kumusanga, aho mupastor ari uri kumusanga, aho runaka ari uri kumusanga, ngo nagusengere ngo ibibazo wabanje ukareba niba atari we wavuye mu nshingano y'Imana yari yavuganye nawe. Uwo muntu aramuhamagara ngo tugende, araza. Umuhanuzi aragenda yicara mu nzu y'umuhanuzi w'umusaza, ngo bararya. Bakirya, ijwi ry'Imana riraza rikorera mu muhanuzi wamushutse.
wa muhanuzi w'umusaza yuzura imbaraga z'Imana, umwuka mugeraho aramuhagurukana, aramubwira ati umve wa muntu we, wowe wasuzuguye Imana, nubwo uri ukabunyoye, ariko Imana irababaye. Yari yakubujije ko ntaho uzarira, ko nta naho uzanywera, ko nta n'inzira uzacamo iyo wanyuze uza atari uri bunyuremo. None kubera ko birenze ukabutumviye Imana, Imana iravuze ngo irakwishe, intumbi yawe ntabwo uri bwongere kugera mu gici mu bikingi bya sokuru. Intare irakwishe, niko byagenze. Kumva ntiwumvire bizana ingorane. Uwo muhanuzi ngo yaravuze ngo nimushyire amatandiko ku ndogobe nigendere, ngo ahita agenda. Uragenda surajya he? Abantu bamwe muri iyi minsi ya none banze kumvira Imana, ahubwo igihugu bakimarishije amaguru, ahubwo isi bayimarishije amaguru. Ahantu hose uri kujya naho Imana iri, ntaho uzasanga Imana itari. Umuntu ari guhunga, akoze ibyaha mu mudugudu, ahungiye mu wundi, akoze ibyaha mu murenge, ahungiye mu wundi, akoze ibyaha mu itorero, ahungiye mu rindi, akoze ibyaha mu gihugu, ahungiye mu kindi. Aho hantu hose uri guhungira Imana irahari. Ntabwo umvira Imana. Bibiliya tubwiye ngo indogo biramujyana, imugejeje mu nzira ngo ahura naho intare Imana yayisize. Ngo intare iramureba, ihita imufata, imukura ku ndogo biramwica. Ngo intumbi yigereka mu muhanda, indogo birayirengera. Ngo abaje bose bahanyuze bagiye bareba bitegereza, ndetse na wa muhanuzi w'umusaza barazambwa ati wa muntu wari urahanga dori intare iramwishe. Arabavuga ngo uyu ni wa wundi utumviye Imana, abarapfuye. Mvuze bake, ariko Bibiliya ivuga benshi batumviye Imana bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Nawe rero ubyumve, nawe Samusoni ubyumve. Igitabo cy'Amacamanza kivuga Samusoni bari baravuganye n'Imana. Imana iramubwira ngo imbaraga nguhaye, ubwo butwari nguhaye, uzanyumvira. Ariko igihe kigeze ntiyayumvira, ahubwo ajya kuba muri za marayi. Imbaraga yari afite zituma Delila zimumaraho, maze ngo igihe cyo kugira imbaraga zabaga mu musatsi, maze ngo amuhekereza ku bibero bye. Siko bari baravuganye n'Imana. Yari yavuze ko Imana yari yaramwemereye kizamukoresha iby'ubutwari. Abantu muri iyi minsi ya none gutumvira Imana, ngo ufite impano, ngo ufite amafaranga, ngo ufite icyubahiro, ibyo se bivuze ku Mana udacungiye ku by'Imana avuganye nawe. Byakubera umuyonga, bikakuzanira ingorane zikomeye. Samusoni ngo baramufata, maze ngo iyo ndayi irambura ngo wapfa Samusoni, ngo agiye kwinyugumbura asanga imbaraga yeka ntazo afite. Ngo Abafilisitiya baramusumira, icyambere bamunogoramwo amaso. Ntabwo ariko ni wabyiteye. Narivuze ngo nutumvira Imana bizagutera ingorane. Mu gusoza narije kukubwira ngo ijambo ry'Imana kumva ntiwumvire bizana ibyago. Imana itubabarire cyane. Ariko yo wumviye Imana bitanga umugisha, yo wumviye Imana bitanga umugisha, yo ukoreye Imana bitanga umugisha. Imana itugire neza cyane. Bibiliya yitubwira ngo iki? Umuntu wumviye Imana uramuzi? Reka mvuge umwe gusa, nkavuga umwe, nkubwira ukuntu kumvira Imana bigira bitanga umugisha. Hari umugabo umwe, kamvuge kuri Yesu, hari umugabo umwe ngo witwa Zakayo ngo yari umuntu w'umukoresha w'ikoro, w'umukire, ariko ngo umunsi umwe arumva ankoro arumvira. Ngo baraza baramubwira ngo hariya hirya hari igiterane cy'uwitwa Yesu Kristo, uwitwa intare yo mu muryango wa Yuda, uwitwa Emmanuel, uwitwa Mesiya, ari igiterane ashyizemo hariya hirya. Kandi ejo bundi hari abantu bagiye mu giterane, bamwe baje bavuga ko bariye, abandi baje bavuga ko bakize bahumutse, abandi bajyanye ikirema cyatashye ari kizima. Uwo Zakayo byumvise ngo iby'ubucuruzi bye n'uby'ubukire byarabyihorera, ngo afata inzira ngo aragenda, ngo ajyayo, ngo yaragiye kureba uko asa. Unyumve neza, ntiyaramuzi ngo agiye kureba Yesu kwasa, mare ngo agezeyo ngo asanga abantu ni benshi, kandi yari afite ikibazo cy'ubugufi. Urambona nkanje, nanjye ubundi mugufi. Ubu handi wabaye igiterane ntabwo nakirirwa njyaho ntazindutse. Reka ubundi nakorera ubusa ku mpamvu zuko abimbere sinababona we. Nigeze kandi mba na mugufi cyane ahantu bita Gisenyi, bigeze bajya kwamamaza perezida w'igihugu cyacu Kagame, ariko baravuga ngo nukuzinduka. Nanjye ndazinduka nijoro, banza nagiye saa 6 marengereyo, nsanga abantu barebare bahageze. Ndavuga ati ubuse naruhiye iki koko? Ariko ndabyigana we, ndavuga ati ndabyigana. Tugeze imbere abapolisi baravuga ati nibiki murimo?
ati abantu bari kumbuza kwirebera. Wowe se urareba urabashyikira, nanjye ati si cyo kibazo mfite, njyewe ndi mugufi, mwafata abantu barebare mukabashyira inyuma. Ariko rata bwabo bugufi upfa kumva iby'Imana gushakaho. Ubugufi bwarandegeye n'uburebure bwakurengera. Abapolisi bandebye n'abasirikare bavuga ati uri mugufi koko, ari niba kureke utambuke, ari wa ntantambuka nje imbere, ngera imbere nanjye ndirebera. Ibyo mvuze urabyumvise. Zakayo nawe agezaho asanga ubugufi be butamwemerera kubona Yesu, kandi aricyo kimujyanye, ariko akora ikintu cyiza ngo yurira igiti. Imana ishimwe, yurira igiti. Na hano ndahabona ibiti we. Uyu muntu watuzanye muri ibi biti nawe ni mwiza. Kameraman ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha nawe. Yurira igiti ngo agere mu giti, ngo agumamo acunze kureba aho Yesu ahari bunyure ngo nawe amubone. Ariko ngo Yesu ahageze, Imana ishimwe cyane. Nayinzanye ijambo ruvuga ngo kumva. Ukumvira bizana amahirwe, kumva ntiwumvire bizana ingorane. Zakayo we yagize amahirwe. Yesu yarararamye areba mu kire mu giti aramubona. Aramwa ngo Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Zakayo yururuka vuba. Bibiri ivuga kururuka vuba. Abantu barebare yo bari mu giti nibo bagira ikibazo, naho ngatwe bagufi reka nta kibazo tugira. Nukure kuri giti ngare ukumva widumbuye hasi. Aho nibyo yururutse vuba no hasi, ngo ahita amanukana bajyana na Yesu mu rugo. Ahageze yamubwiye ijambo rimwe gusa. Ijambo ryariri kubera ko bamusiganye ngo babwiye Yesu ati uwo ni umujura, uwo ni umugome, murajyana hehe? Bamubuza kumanukana, ariko Yesu yemera kujyana nawe. Zakayo rero ageze mu rugo akurikije uko bamubwiye ngo niyururuke uyu munsi ngo bararariwe. Ntabwo yashyizeho ubugome, ntabwo yashyizeho ubukire, ntabwo yashyizeho kutuka cyangwa no kugaya abantu n'abakene, oya, ahubwo bageze iwe ngo yabonye amahirwe. Abwira umwami Yesu ati kubugeza aha ngaha ndashimye kandi ndanezerewe. Abantu bambwiye ngo uri mu giterane bangiriye neza, nabyumvise nanjye ngira ishyaka ryo kugusanga. None rero uyu munsi nagiraga ubugome bwo kwanga abakene, ariko ibintu byanjye mfite ni byinshi. Umugabane mfite wa kabiri w'ibintu byanjye ndawutanga uje gufasha abakene. Ikindi kandi n'abantu nambuye bari bazi ko ndi umugome, ariko kubugeza aha ngaha uri umugira neza. Ndagira ngo umuntu wese nambuye ndamuriha ibyo mbikubye kane. Saramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwuzukuruza wa Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Nawe mwene data, hari ijambo wumvise, hari ibyo wumvise kuri radio, hari ibyo wumvise kuri channel, hari ibyo wumvise mu rusengero, hari ibyo wumvise mu makonseri, hari ibyo wumvise kuri televiziyo, ariko kumvira Imana nibyo biguha amahirwe yo kuzatuma na Yesu ubwe agusura akagusanga, akaza yakemura ibibazo mufigize gute ufite, byaba ibyo mu muryango, byaba ibyo muri quartier, byaba ibyo mu mabanke, byaba ibyo ndetse mu gihugu. Ni umwumvira ni uzakemura ibibazo ugize gute ufite. Ariko nutamwumvira izindi ngorane nazo zizaboneka. Niba rero nari nkuzana iryo jambo mu ruhande rwawe, nasoza nkubwira ngo ese wowe muri iyi minsi ya none uri kumvira Imana? Muri iyi minsi ya none se urumva ukumvira? Ese wumvira uwo mubana, umugabo wawe uramwumvira? Ese umugore wawe uramwumvira? Ese abo muyoborana muramwumvira? Ese abayobozi musengana bo urabumvira? Ese urumvira? Ndetse nabo nuwo nega no mu rugo bujya n'itoro n'ihiro ribanza, mugomba kuba buri muntu wese yumvikana na mugenzi we. Ndasoje. Urahari ngo gusengere? Waba uhari ngo gusengere? Waba uhari ngo gusengere? Niba uhari wapfukama aho ngaho uri, waba uri muri biro, waba uri mu nzu yawe, waba uri hehe, wapfukama. Impamvu nkubwira gupfukama, ngewe narumvise ndumvira. Nge nkubwira wumva nitwa Nzeyimana Joseph, nakiriye ubutumwa muri 1990 niho nakiriye ubutumwa. Mbwakirira ahantu numvaga bitanashoboka, kuko ngewe nubundi aho narindi sinari nkeneye ivuga butumwa, nta nubwo ngewe nari mbi, stabwo narigayaga. Nuko ngewe numvaga nta bwenge bumpesha kuba nakakira gakiza, kuko aho nari niberaga mu bantu binywera inzoga, niberaga mu bantu bakina umupira, niberaga mu bantu bahogorora amayoga buri munsi, niberaga mu cyubahiro cy'abategetsi b'icyo gihe. Ariko umunsi umwe nge nigira inama yo kuzana umugore, naho muzaniye twishingiye tutabuza amafaranga yo gusaba no gukwa. Ingorane ziravuka, mashitani aravuka iwacu.
n'umugore wanjye bishaka kumwica ndetse bimukuramo inda ya mbere ivamo y'abana babiri b'abakobwa. Turasengererwa, ibyo byo kuvuza turavuza biranga, ariko ubutumwa bwaje ndabwumvira. Haje abarokore, abakristo bari batumwe n'Imana. Umuntu araza arambwira ngo wa mugabo, Imana iravuze ngo niwihana irakubabarira ibyaha wakoze, kandi n'aya mashitani aba mu miryango yanyu irayirukana. Ikindi kandi Imana iravuze ngo izaguha abana nuyemerera. Ikindi kandi umukecuru ahita yihana akizwe, ndetse n'ahangaha Imana irahashyira urusengero, abavugwaga n'imiti baraza bavugwa n'ijambo. Nagize amahirwe yo kumvira, nakira ubutumwa bwiza. Kuva icyo gihe Imana yangiriye neza, imbabarira ibyaha. Ikindi kandi amasezeranire yampaye abana irabampa, ahihashyira urusengero. N'ubundi na n'uyu munsi yita imisezerano yo kuzajya gutura i Kigali. Ndaza n'ubundi buntu i Kigali n'umugore n'abana banje. Uyu munsi turatuje. None waba uhari wumvira Imana? Niba ubona byaranze, birashoboka ko kutumvira Imana byagiyemo. Imana yarakubwiye ngo yikorere, nayo izagukorera. Urayanga, wanze urahomba. Na n'uyu munsi nyatsi zirinjira urahomba. Imana yarakubwiye ngo yikore, nayo izagukorera, urabyanga. None na n'uyu munsi ninde? Ni wowe musinzi ugaragara. Imana yakubwiye ngo nuyikorere, nuyikurikire, uyemere, uyumvire, izaguha urugo, izagushingira. None amakwapfuye 6-7. Imana yarakubwiye ngo yice bugufi, ngazakaye uce bugufi, uyikorere, ubone kubakira imishinga. None imishinga yose yaraguhombanye, n'ubundi uheze mu ruzerero n'amazu yaragurishijwe. Imana irakubwira ngo nuyumvira izakomeza iguha akazi. None diploma urayicaranye kubera kutumviye Imana, wagumye mu byubahiro. Ariko Zakayo warururuka, amare kuyumvira, aza yabona n'amahoro yo mu mutima. Kuko amahoro tusenge, Imana iguha umugisha. Mana yacu Data wa twese uri mu ijuru, Imana yumva, Imana yumva, Imana yumva, Imana yumva, Imana ireba, Imana igira impuhwe n'imbabazi. Itegereza aba bantu, abangaba barakubititse kubwo kutakumvira. Abangaba bahuye n'ibibazo, basubiye inyuma. Abangaba baretse amatorero basengeragamo. Abangaba barahindukira bajya gushaka indamu z'imibiri, ariko barahomba. Abangaba na n'uyu munsi bahuye n'akaga gakomeye batakikuramo, ndetse na n'uyu munsi bamwe bafite ibifungo bateganyirijwe biri imbere yabo, bakibaza iyo byaturutse. Abandi amakredi abamereye nabi, kandi nta nicyo bakoze. Mwami, kigaragaza ko ubutunzi bwabo bwanyanyagijwe nabi, ariko byaturutse ijambo ryo kutakumvira. Abandi nabo bakoresheje umurimo wawe ibitagira umumaro. Mana we, impano bari bafite bazifara uko bishakiye. Na n'uyu munsi uko muhanuzi w'Ubuyuda yazize akagwa mu nzira, abandi nabo baguye mu rugendo, ariko nabo turabasengeye mu izina rya Yesu. Bibaye gutyo rero, turasenze dusaba ngo utwemerere ube bugufi bwacu, kandi urwanye ibiturwanya, uburane n'ibituburanya. N'aba bantu kandi nsengeye na n'uyu munsi bazagaruke, Mana we, nabo bafite ishimwe, bavuga ngo hari icyo twumvise, hari icyo twabonye, hari n'icyo twungutse. Bibaye ngombwa ko urwandiko rwabaregaga ibyaha n'ibicumuro n'agasuzuguro no kutakumvira, ibyo byose ubikometeranye, ubishwanyuza imbaraga zawe zikomeye, kandi imbabazi zawe zibatwikire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen.